Shalom nshuti bakunzi ba SCAM TV, kuri uyu munsi turabashimije tubifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Ni Eric rero uwa Yesu nk'uko bisanzwe kuri uyu munsi aho turi mu kwezi kwahariwe abagore cyangwa se ukwezi kw'ababyeyi kuri uyu munsi rero tukaba tubafitiye umukundwa udasanzwe kandi w'umugore tugiye kwakira kugira ngo tugire ibibazo bimwe na bimwe tumubaza ku bijyanye n'ubushobozi abagore bafite mu gukorera Imana. Abantu benshi bakunze kwibaza bati ariko se umugore koko umugore afite ubushobozi bwo gukorera Imana? Mu mugore harimo ubushobozi bwo kuba hari ibyo ashobora gukora mu nzu y'Imana cyangwa mu ngoro y'Imana n'umukanya, aho tugiye kubireba mu kanya. Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Yes, watangira wibwira abakunzi bacu? Yego, yeye nitwa Nyamushabandi Martine. Ariko bakunda kwita. Yes, ageze ati bakunda kwita Fiye. Imana ishimwe. Fiye ni muntu ki ku bantu bamubonye ari ubwa mbere? Fiye ni umubyeyi w'abana babiri n'umugabo. Umubyeyi w'abana babiri n'umugabo. Hanyuma mbere yuko tuza kuganira kuri topic dufite uyu munsi ubushobozi bw'umugore, ndagira ngo tubanze tukubaze wenda gatoya, ni ikihe kintu cyakubabaje utajya wibagirwa? Ikintu cyambabaje ntajya nibagirwa kuva mu bwana bwawe? Kuva mu bwana bwanjye. Ikintu nabonye cyambabaje ni ukuntu njyewe nyine nijyaniye igihano kwa mwarimu. Kera najyaga nkunda gukererwa ishuri nabyutse bitinze, niga mu wa gatandatu kwa maîtresse. Noneho twagiraga ikaye ya communication. Iyo kaye nkaye uwo munsi ndatinya ngo ntabwo ndi bugende, nyishyira papa. Ngeze mu rugo papa yari ari mu rugo, ndamubwira ati ntabwo nshaka akantu nyine namubwira. Arangije aranyandikira, ndagenda nshyira maîtresse, nshyiriye maîtresse nsanga papa yanyandikiye inkoni bari bunkubite. Mba nijyaniye igihano jyenyine. Ibyo njya bitekereza bikambabaza bikongera bikansetsa. Birasekeje, biranababaje umugani wawe gufata igihano kakijyanira. Nkakijyanira jyenyine. Oh yeah. Hanyuma wenda tugarutse gatoya, ubundi Fiye akunda kurya iki mu buzima busanzwe? Nkunda kurya ubugari n'inyama. Ubugari n'inyama, kuvuga ngo usuye umuntu akakwakiriza ubugari n'inyama yaba kwakiriye neza? Yaba nyakiriye neza rwose. Imana ishimwe. Good. Hanyuma tuje wenda ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi, twaguhamagaye kugira ngo udufashe kwerekana cyangwa guhishura ubushobozi umugore afite mu gukorera Imana. Turabizi neza ko mu buzima busanzwe umugore afite ubushobozi bwo gukora ibintu runaka, ariko kuri uyu munsi turashaka gusobanukirwa niba koko umugore anashoboye mu gukorera Imana. Yego, mu by'ukuri umugore arashoboye mu gukorera Imana, gusa biri mu buryo bwinshi butandukanye. Mu murimo y'Imana harimo gutanga, harimo kuririmba, harimo kubwiriza ubutumwa, harimo ubugwaneza. Ibyo byose ni imirimo y'Imana. Nabonye hari n'abagore bacuranga za gitari. Kuvuga ngo umugore yemerewe gukora imirimo yose mu rusengero? Arayemerewe. Hanyuma wenda tubwireho gatoya, nkawe ubwawe ku giti cyawe turabizi neza ko uri umukozi w'Imana, ni ubuhe bushobozi wiyumvamo mu gukorera Imana? Ubushobozi niba mu gukorera Imana, cya mbere ni ukubwiriza ubutumwa. Nkavuga ubutumwa, kuvuga ubutumwa donc kuba umwevangeliste. Hanyuma wenda reka wenda twongera tugaruka kuri iki ngiki, nabahe bantu muri Bibiliya nk'umuvugabutumwa ubivuze neza utubuye ubushobozi niyumvamo ni ukuba umuvugabutumwa bwiza? Nabahe bantu muri Bibiliya watwereka b'ingero wiriferaho cyangwa se ufatiraho icyitegererezo bagiye bakora imirimo myiza y'ubuvugabutumwa? Umuntu wa mbere nakwireferaho harimo benshi, ariko umudamu wa mbere nakwireferaho harimo Debora mu Bacamanza. Cyo bitabo cy'Abacamanza 4 ibice 4 na 5 tubonamo umudamu witwa Debora. Debora yabaye umudamu w'umuhanuzikazi
kandi bivuze yuko ntabwo ushobora kuba umunuzikazi utari umuvugabutumwa. Kandi uwo umuhanuzi afata message akayikura ku Mana akayishyira abantu. Urumva yajyanaga ubutumwa bwiza ku bantu. Bivuga ngo Debora n'umwe mu bantu ufatiraho urugero rwiza muri Bibiliya rwo gukorera Imana. Ya Debora ari mu bagore ba mbere fatira urugero rwiza rwo gukorera Imana mu bintu by'ubuvugabutumwa. Si we wenyine, hari n'abandi bagiye bakora ibintu bitandukanye. Navuga nk'umugore w'umushune mu kazi, ni umugore w'urugero rwiza wafashe agafasha abakozi b'Imana igihe yubakiraga umukozi w'Imana Elisa icumbi. Hanyuma wenda tugarutse kuri icyo ngicyo, hari igihe byaba byarabaga muri kiriya kinyejana cya kera, urumva, ariko wenda bitakiba kuri ubu. Ese n'ubu biraba? Hari abagore b'intwari bakibikora, hari abagore b'intwari nka ba Yayeli bakiriho kuri ubu ngubu? Baracyari. Gute? Tubwire duhingero nyine dufashe. Nshobora gutanga urugero ku bagore b'intwari. Hariho abagore babavuga butumwa, baba evangeliste. Harimo Apotre Mignone, uriya ni umugore w'intwari uvuga ubutumwa mu gihugu cy'u Rwanda. Harimo ba Joyce Meya, umugore w'intwari. Harimo Oprah, uriya munyamerikakazi Oprah ni umugore w'intwari. Hanyuma ubundi umugore w'intwari agaragazwa n'iki? Umugore w'intwari agaragazwa icyambere umuco, kugira ikinyabupfura aho ariho hose. Icya kabiri agaragaza gukora imirimo myiza akiranuka. Hanyuma wenda ndagira ngo twinjire kuri iki ngiki. Ubundi iyo uvuze neza ku mugore, ndagira ngo udufashe gusobanura wenda n'abandi bazakurikira ikiganiro bazasobanukirwa neza. Hari ukuntu abantu benshi badasobanukirwa ijambo ryitwa kuganduka. Tugeze amahirwe twakubonye uyu munsi nk'umwevangeliste kandi w'umugore. Ubundi kuganduka ni iki? Kuganduka, ikintu navuga, kuganduka ni ugukora inshingano zawe nk'umugore, kubaha umugabo wawe. Bibiliya iravuga ngo umugore agandukire umugabo we nk'uko itorero rigandukira Kristo. Ni ukuvuga ngo rero uganduka gute? Wubaha umugabo wawe, ukamwumvira, ukagendana nawe, ukemera ko akuri hejuru, ibitekerezo byiwe ukabyubahiririza, ukanagendana nawe muri byose. Hanyuma wenda ndagira ngo mbaze wenda ikindi kintu. Ni uruhe ruhare ubona umugore akwiriye kugira muri iki gihe kugira ngo yubake itorero ry'Imana? Uruhare rwa mbere umugore akwiye kugira muri iki gihe harimo kubanza kwiyumvamo ko ari mu mugambi w'Imana. Niba wumva utari mu mugambi w'Imana ntacyo washobora. Kwiyumva ko uri mu mugambi w'Imana, ko Imana yakuremeye kugira ngo ugire icyo utanga mu itorero ryayo. Ntabwo ari uko wamufasha gusa mu rugo, ukaba n'umufasha mu nzu y'Imana. Hari abagore b'abadogiteri, urabona abagore bateye intambwe barize kandi ni byiza turanabishima. Ariko se wowe ubona umugore akwiriye kuba dogiteri hanze, yagera no mu rugo rwe agakomeza kuba dogiteri? Oya, umugore aba dogiteri hanze, yagera mu rugo akaba umugore, kuko biri bitubwira ko twe turi abafasha. Kandi ikindi, umugabo ni umutwe, urutugu ntango rukura rusumba ijosi. Niyo mpamvu rero umugore uba dogiteri uri hanze mu kazi, iyo ugeze mu rugo wambura ubudogiteri ukambara kuba umugore, ukaba umufasha. None nawe uremeza ko umugore ashoboye kubwiriza, kubatiza no gukora indi mirimo idasanzwe mu nzu y'Imana? Ndabyemeza, umugore arabishoboye. Kubwiye mpamvu iyo dusomye mu ijambo ry'Imana mu Bagalatiya hatubwira neza cyane ko nta mugore nta mugabo, twese tumwe muri Kristo Yesu. Imbaraga umugabo afite n'umugore arazifite. Hanyuma wenda dusubiye inyuma gatoya, wavuze ko uri umuvugabutumwa bwiza. Twibagiwe kubaza aho usengera hehe? Nsengera mu itorero rya Parani Pentecost Church Cape Town. Hanyuma muri iryo torero mubarizwamo nabo baha ubushobozi cyangwa baha
baha umwanya umugore ngo agaragaze ubushobozi bumurimo. yego rwose. Gute rero utubwire n'impamvu ubihamya ko babyemeza. Impamvu mbihamya ni uko mu itorero iwacu umugore ashobora kuyobora amateraniro, umugore ashobora kubwiriza, umugore ashobora gukora protocole, umugore ari mu nama nyobozi y'itorero. Ko turi mu kwezi kw'abagore, haba hari ikintu kidasanzwe kuri Eglise iwanyu bateguriye umugore? Yego kirahari cyane. Ku itariki 25 z'ukwa munani iki cyumweru tukirimo kiraza, itorero ryacu rya Pan Pentecost Church Cape Town ryateguye ko uwo munsi uhereye ku muyobozi kugeza kuri protocole izakorwa n'abagore. Uvuga ngo uzayobora, uzigisha protocole, ibintu byose bizakorwa n'abagore kuri uwo munsi. Reka dushimira ubuyobozi bw'itorero ryanyu, ndumva iyo ari intambwe ikomeye kandi bazatera imbere ubwo bashoboye guhishurirwa ko mu mugore harimo ubushobozi, harimo n'imbaraga. Hanyuma wenda tugana ku musozo, niki wabwira? Hari abantu bitinya b'abagore cyangwa se abakobwa, muri bo harimo kuba hari icyo bakora ariko baritinya. Niki wababwira nkawe washoboye gutera intambwe yo kwitinyuka? Ikintu nabwira abagore cyangwa se abakobwa bagenzi banjye, ikintu nababwira cya mbere nuko nivo yose uriho ufitemo imbaraga, ubushobozi bwo gukora umurimo w'Imana. Iyo turebye mu byanditswe byera tubonamo nk'umupfakazi w'Isarefati yakoze ikintu cyiza cyane ubwo yakiraga umukozi w'Imana Eliya akamugaburira. Ntango yitinye ko ari umupfakazi, ko ntango yaheranywe n'igikomere cy'ubupfakazi, yakoze umurimo w'Imana. Uriya mugore w'umushuniye mu kazi yakoze umurimo mwiza. Si wo bonyine, uriya mwana w'umukobwa Esteri yabaye umwamikazi. Amaze kuba umwamikazi, mu bwo kuba umwamikazi ntango yaheze mu gikari cy'ubwamikazi gusa, yaremeye yitangira ubwoko bwabo, aragenda ahagarara imbere y'umwami. Nubwo bireva ngo nubwo atari igihe cyo kugira ngo ajye imbere y'umwami, aragenda kugira ngo arenganure ubwoko bwabo. Urakoze cyane. Bitumye mbona ko mu mugore koko harimo ubushobozi bwo kuba yarokora bene wabo. Yego. Esther Imana yamukoresheje mu gukiza ubwoko bw'iwabo. Imana ibaha umugisha cyane. Ndagira ngo rero ugire message uha abagore bakurikiye iki kiganiro cyangwa se n'abandi bazagikurikira mu rwego rwo kurushaho kwitinyuka no kwerekana impano n'ubushobozi biri muri bo. Message nahereza abagore bagenzi banjye cyangwa se n'abakobwa nuko mu by'ukuri mu buryo Imana yakuremye ukuri kose, muri wowe hari icyo wahindura kuri iyi si, hari icyo wahindura kuri iyi si. Rero nta kindi bisaba, birasaba gutinyuka no gusobanukirwa neza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Mukozi uvuze ijambo ryiza nkunze cyane. Mu mugore harimo ubushobozi bwo kugira icyo yahindura kuri iyi si. Imana umugisha. Amen. Hanyuma wenda tugana ku musozi, n'ubundi nk'umudamu witinyutse ukaba umuvugabutumwa, ninde muntu wigiyeho? Ni bande abantu wafatiyeho urugero nka 2 cyangwa 3? Wenda muri bashobora kuvamo umwe ubaruta, ariko tubwire nka 2 cyangwa 3 wigiyeho cyangwa bakureze mu buzima bw'umwuka. Umuntu wa mbere wandeze mu buzima bw'umwuka ni mama wambyaye. Mama ni umunyamasengesho cyane ndetse ubwo rero niyo wagiye untoza kujya mu nzu y'Imana, kuba gusoma Bibiliya, akanyereka ko ubuzima bwanjye nzabukura mu Mana. None wavuyemo umudamu w'umukozi w'Imana. Amen. Ubwo reka tumushimire kuko kuba twicaranye hano no kubera indero nziza yaguhaye. Yes. Ufite undi muntu washimira? Undi muntu nashimira harimo Evangeliste Ada, Madame Pasteur Desire. Uriya nawe yambere urugero rwiza cyane kuva kera nkiri muto yanjye nigaga muri primaire, we yiga muri kaminuza. Nkajya mubona aza kubwiriza ubutumwa aho nasengeraga kuri ADPR Kimicanga. Nkumva nkamwigiraho nawe yambere udamu mwiza. Yes, reka rero tugane ku musozo, ariko nk'umuvugabutumwa ntabwo wagenda utatubwira ijambo riri kudufasha ngo nurangiza unasengere abakunzi ba SCIM3 TV. Ariko mbere ya byose bwira abantu badukurikiye ko bagomba kujya bakurikira SCIM3 TV. Nshuti bavandimwe mukurikiye iki kiganiro, ndabinginze kugira ngo mujye mukurikira SCIM TV.
Yes, good. Imana igumugisha. Reka rero utubwire ijambo riri kugufasha umunota umwe hanyuma nurangira uduheshe umugisha usengera n'aba bagore bagifite kwitinya muri bo kugira ngo Imana ibahe gutinyuka. Ijambo ririmo riramfasha muri no minsi ni ijambo riri muri Yohana ibice 5. Zira nkuru zira munoro maze igiye ku kidendezi yarabuze uwamujugunyamo, aragenda aryamayo, abandi bakajya baza. Bibi navuga ngo ikidendezi kihindukizaga ngo wari ufite mwene wabo yamujugunyagamo, ariko nta muntu yari afite wo kumujugunyamo. Kugeza amanyaka 38 kugeza igihe Yesu yahaziye niwe wamujugunye, niwe wamuhagurukije. Ni ukuvuga ngo rero no minsi ndavuga uko biri kose igihe cyose umaze igihe ku kidendezi humura, Yesu azaza kandi ntabwo azatinda, kandi umunsi yaje bose bazayimenya. Kuko iyo tumanutse hepfo aratubwira ngo amaze kumukiza aragenda, amaze kugenda agenda aho agezeyo batangira kumaza ngo nutse byagenze gute, ninde wagukije? Aravuga ngo uwanyijije yambwiye ngo ngende. Abari bamugose bose abumvaga yuko atazabona wenda uwamutabara, ariko Yesu yaraje aratabarwa. Ikintu nakubwira mwene data, ihangane, Yesu naza bose bazabimenya, abari uruhande rwawe, humura. Amen. Amen. Ngaho dusengere usengere n'impano ziri mu bari n'abategarugori bagifite gutinya muri bo kugira ngo batinyuke. Turagushimiye Mana nziza, tugwaye icyubahiro kuri aya masaha ku gicamunsi. Mana urera urakiranuka, nta yindi Mana iwanye nawe, nta nindi zigera ibaho, uzahora uri Imana ku buzima bwacu. Urakoze mwami, tugushimiye iyi televiziyo tuzaniye muri Cape Town, iri mu mugambi wawe, tugwaye icyubahiro kubw'ibyo. Mana tuboneyeho gusengera abari n'abategarugori, cyane cyane abari mu mujyi wa Cape Town, abanyarwandakazi n'abarundi. Mana duhe gutinyuka mu bushobozi bwawe mu izina rya Yesu, duhe kugukorera dushize amanga. Bibiliya bitwemerera gukora Imana dushize amanga. Uduhe gutinyuka kuvuga ubutumwa, turirimbe, tukuramye mwami, tukwamamaze mu izina rya Yesu. Mboneyeho gusabira umugisha buri muntu wese uzumva iki kiganiro. Mwami Imana uzamuhezagire. Mana ndabasabiye kugira ngo uzabagure muri byose. Sabiye umugisha ababene data bo kuri iyi TV. Mana ubahereze umugisha ubagure. Sinze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana igumugisha cyane. Reka tugushimire kandi tukwifurize kuzongera kugaruka mu kiganiro gikurikira nitugukenera. Yego murakoze cyane. Imana igumugisha. Bye bye. Bye bye.